umureme neze boss ikibazo rega ntabwo yumva reba umuntu ari kumubwira ngo yambare ya myenda wari wamaye wamuguriye ariko reba ukuntu aje yambaye rero nari kumubwira ntabwo ari kumva sinzi uriya musore niba ari umusore sinzi niba nta kibazo afite simbizi natungurwa ahubwo no kumusanga yambaye neza nyuma rero niba natekereje ndavuga nibi ntabyo urongera ukagaruka rego ubu ngarutse vuba noneho nta gihe urego uramara mana yanjye nta minsi myinshi irashira ngarutse murankunda uri kuvuga ngo mumanze nishakishe dutegereze tubihe igihe cyangwa ko ari ahantu ho rwose wankunze nawe wahaza nta kibazo rwose kumva bitinzeho ndagukunda kuko nabonye n'ubundi nta bufasha bwawe kandi n'ubundi abagore ngewe ariko ushirira ibintu twari tutarabyumvikanaho pe hapana uretse ndaje muvugishe wihangane ho gatoya ndaje buretse ndaje muvugishe sibyo buretse ndaje wihangane ho gatoya sibyo mu rugo ndaje buretse ndaje muvugishe buretse wenda ihangane ho gatoya basi sibyo ndihangana bwiza cyane maze neza 3 aho nagutegereje ihanganiro ndaje no umugabo wagiye muri iri joro mu gicuku koko meze neza kuri none se mama wagiye ari mu gikari yego Okay. ese dade ko nagushakaga wanshaka karibu merci kuvuye mu kazi kari se noneho ntabwo nagatinzemo hari aho nanyuze mu byo by'amasaha agize nakuri basubirayo papa nongera tuganire rero ku bya makuza se papa kuki uri gushaka kumbana na makuza ejo bundi naramubwiye ngo tujyane iwabo anyereke ukuntu nyine njye kuhareba ariko narahageze nsanga aba mu kazu katagira icyumba katagira salo mbese ni inzu iviringuye gusa se
se papa mwishimira ko nzajya kuba muri buriya buzima nsanga wa mu kantu k'icyumba kimwe nta saro mbese nta bwinyegamburiro se papa ushaka ko njya kuba muri buriya buzima none se ndakwiye kuzajya kuba muri ubwo buzima mbese nzajya kuba ye handi hatari umugabo wanjye mushaka ko njya kubana nawe Minyo karama banza umbwira ikintu kimwe uriya muhungu hari aho asebye ntahasebye ariko nta kintu afite nta kintu afite yego ariko urazi neza ko urukundo rushobora guhindura byose warubizi nese urukundo rwazana amafaranga ubu se urukundo rwakubaka inzu nziza inshuti zanjye zizaza zisanga twicaye ahantu heza nk'aha tuzajya dushaka gutembera tugatembera urwo rukundo se rwazana iki none se nyuma kuri umukobwa wanjye kandi ugomba kubaho neza nanjye ahubwo nicyo nibaza nese ku cyumva ngiye papa wawe wakubyaye bimugoye ku cyumva ntakora buri kimwe cyose kugira ngo ubeho neza Alex Yes Paul. amakuru y'iminsi myinshi man Ni meza kabisa. ko nakubuze usigaye ubahiye Ndahari. ugiye mu dukize Hari ahantu nari maze iminsi na applying uretse ko byanapfuye byanze. Ariko ndahari. umeze neza ndakubona Nimeze neza nta kibazo cyaro Paul. umujene man Paul umeze neza. nanjye ndahura abona ndajegajega ariko kumbuye pe. bangerageza ngo ndebe ko namera nk'amwe b'umujene imyaka igabanyukeho ariko wapi byaranze amakuru y'iminsi se ndaho ndashima Imana kabisa ameze neza twari twaraburanye tuba twikaraga twirukanga dushakira hose yego ese Paul yes amakuru ya Mike se ntabwo wamenye ko yasubiye ku ishuri Mike yasubiye ku ishuri ubu amasomo amumereye nabi Mike yasubiye ku ishuri barimo kwiga kaminuza nibutse ko namurushaga umwaka umwe yego nibyo nibutse ko namurushaga umwaka umwe yego nari muri imbere ndabyibuka ariko niba basubiye ku ishuri amakaye ameze nabi nta kibazo ejo bazaba bashoje ubwo nawe sinkimubona yajyaga aza kundeba tukaciringa tukaganira nk'abandi wawe uyu mwana ari kumfasha gusubira mu myaka y'ubuto none nawe amakaye amumereye nabi erega iyo uhuye na new generation ugerageza guhuza nayo ugatandukana na ba bantu mungana bitewe n'uko uba uganira n'urungano nkatwe ukumva nyine bimeze neza nta kibazo yego ako hari ndakubonye hari ibintu mise nibuka nta gakuru ka wa mwana twigeze kuguhereza umwana umusore washakaga akazi yego wa mwana twaguhaye umusore witwa Makuza uwo nguwo Makuza yego Yesu uzaza kudutunga mu rugo rwacu kubera isi kuki ntabatunga uretse n'icyo wararebye usanga iyi nyubako ifite hasi kagera hejuru ingana gutya usanga nta hantu mwaka ukimutabana hano muri nzu hano papa uru ni urugo rwawe ntabwo ruzaza kuba urugo rwanjye tubanamo n'umugabo wanjye ubuse abantu bazajya baza kudusura bavuga ngo baje iwanjye cyangwa bazajya bavuga ko baje iwacu ya minyone ndavuze ngo ugomba kubana na Makuza uko byagenda kose urumva kandi mukabanamo n'ahangaha kandi mutanamo n'ahangaha nabashakira ahandi muba ariko mukabana uranyumva neza dadi nawe rwose ntabwo hano ntabwo nahabana ese ubwo haba ari iwawe cyangwa haba ari iwacu haba ari iwawe hakaba n'iwanyu bitwaye iki se dadi hari ahantu ibyo bintu byabaye hamwe se habiri se hatatu se henshi cyane dadi ntabwo ngiye mbyumva pe minyone udatuma ubwenge bwanjye busubira inyuma uranyumva neza icyo nabwira nuko uri umukobwa wanjye nkunda umwe rukumbi ngomba gushakira ubuzima bwiza uranyumva
kandi hari impamvu. Basi nshakira undi atari Makuza. Nshakira undi atari Makuza. Reka nkubwire, nagiye guhitamo Makuza nabitekereje, nagiye guhitamo Makuza nabonye ko ari umugabo w'agaciro kandi uzubaka urugo ufite n'ubwenge. Uranyumva? Umwanzuro narawufashe kandi nuko bimeze. Ariko akazi nyuma kaje kumunanira agenda gake gake. Ubu ntabwo nzi ahantu ari pe. Shatse kuvuga ko mutakiri kumwe? Ntekereza ko harameze neza. Nigeze kukubwira ko uriya mwana nabonye ari umuntu udasanzwe uko byagenda kose. Harameze neza, wasanga yarahinduriwe ubuzima nta wamenya. Oya, bitewe n'ukuntu twamuguhaye ameze. Uriya mwana yari akeneye gufashwa, uriya mwana yari ababaye. Birambabaje cyane kumva ko nta gakuru ke uriya musore naramufashije. Namuhaye akazi turakorana neza. Musezeranya ko nzamuhindura nkamuha n'akandi kazi. Ariko byageze nyuma akazi karamunanira. Kamaze kumunanira rero urumva iyo umukozi akazi kamunaniye agenda atanasezeye. Ntabwo rero nigeze mubona, n'ubu ntabwo nzi ahantu aba. Ariko uko byagenda kose umuntu mutari ameze neza, ibintu birahinduka man. Alex, ibintu birahinduka. Yego birahinduka Paul, ahubwo ikibazo ndibaza ukuntu yari ameze, si yaratangiye kumera neza muri kumwe. Alex, n'ubu dukeneye abakozi. N'ubu nkeneye abakozi bagera muri 20. Reka iyaza kuba hari nari kumuha akazi ariko naramubuze. No kuvuga nyuma ya cyagiye ufite indi chance nshyashya. Indi chance nshyashya ndimo kuyikorera finissage, ahubwo we wamfasha. Niba wamfasha ukamburira abakozi nka 20. Tugakorana nkareba ko nasoza chance y'abandi. Nawe 20 ariko nanjye wakama. Oya. Wagashobora se? Nagashobora. Ntago wagashobora. Kubera iki? Ntago wagashobora akazi k'ubuyede. Umwana wo mu gikoma cyavoka nkawe. Rose wana afite imbaraga. Baragura zifite. Ariko ntabwo ari zo gukora ubuyede. Nyamara nagakora. Wagashobora? Oya, ntago wagashobora, ahubwo wowe fasha unshakira abakozi. Fasha unshakira abakozi. Urumva? Hanyuma tuzareba ibyo ari byo, wenda nzagutema akantu ariko mfashe nk'umusaza. Nyine ngiye bivuze ngo urakanyine. Oya, ntabwo ari uko kakwima, ntabwo ugakwiriye bro. Okay, nzagushakira umukozi. Umwe se? Kandi ngo yako nyine abakozi 20 man. Ariko ndibutse. Hari ahantu njya nca. Basanga baricaye bafite ibitiyo n'amapiki. Ewana nyine bategereje ko nyine hari umuntu waza akabaha akazi ku ishansi. Yego. Harabonjya mbona. Ahubwo utaburi kumbwira kuri hahandi abantu bahagarara bita ku ndege. Naho. Hariya bita ku ndege rero umuyede n'umufundi barahagarara bakivanga. Ubahamagaye mu bino mbahakazi. Bose baza ari abafundi. Njye narahageze mbona ukuntu baba bicaye. Nyine igitiyo ku rutugu, ipiki mu ntoki. Oya man, ibyo ntabwo ari byo. Bari abantu ushaka umuntu w'akazi. Uhagarara muri distance ukabareba witonze. Ukabareba witonze ugashyiramo ya mibare uko uyu muntu yashobora akazi. Uyu muntu ni umuyede, uyu ni umufundi. Ukajya ugenda ubahitamo one by one. Ayani nari maze kuyoza, maze kuyabika, aya niyo nari nsigaje ndimo kuyabika. Y'amasorori se ni twasomeye kubera abashyitsi. Nayabitse hariya mu kabati.
niyo tujya tuyabika. N'aya marushe n'ibiyiko n'amafurusheti nabibitse mabuja. uyu munsi se ku mugoroba urategurikira muri firigo hari icyasigayeyo? Ahubwo nari ngiye kurangiza kubika ibi byombo nkaza nkakubaza, ariko muri firigo harimo inkoko n'ifi, sinzi icyo turi bukoreshe nimugoroba. Inkoko n'ifi ko numva amaze kubirambirwa. Nta nyama z'inka zirimo? Inyama z'inka zari zasigaye twazikoresheje ku manywa zose zarangiye. N'ihene bazanye yarashize se? Yashize. Ariko nta kibazo najya kuzana ibindi ubaye wumva aribyo ushaka mabuja. Ubwo turaza kureba uko bimeze mukanyuze kumbwira. Mu kazi se bimeze bite hano mu rugo? Akazi se mabuja, akazi ni ukuri akazi kameze neza cyane, ndarya ngahaga ni ukuri mabuja, nta kibazo mu kazi. Ariko abakozi no kurya no guhaga we. Ega mabuja, kurya nibyo bya mbere, se washobora akazi utariye. Nabonye ko igikoni cyawe ntagihagararamo se. Sinjya mbibonera umwanya pe, ujya ukora ibyo wumva wifuza, hano ujya ubafata nko mu rugo. None se ubundi ubona hano bimeze bite? Mabuja, bimeze neza pe, bimeze neza, nta kibazo gihari. None se ubu ko kuva uriya muntu yaza ubona nta kibazo gihari? Cyakoze mabuja, kuva uriya musore bose yazanye se uri kuvuga? Kuva yaza cyakoze akazi kariyongeye mabuja, ni ukuri akazi kariyongeye, kuko urumva niba narateguriraga abantu 3 nkaba nsigaye ntegura abantu 5 bose, ni ukuri nawe urabyumva ko akazi kiyongereye. Imyenda kuyimesa ariyongereye, ibyombo, gutegura ibyo kurya, nawe urabyumva akazi kariyongeye. Ahubwo mabuja mushaka uko mubigenza pe, mushaka uko mubigenza buriya. Ubwo rero abakozi ubwo urashaka kuba ngo twongere umushahara? Si wumva mabuja, ubundi wowe nicyo ngukundira. Oya, umushahara uriya ntabwo nawukongeza. Uriya muhungu rwose simbizi ko bimeze, ariko mba numva ntamwiyumvamo, sinzi nawe kubera iki. Ahubwo ndashaka uzankorera akantu. Erega nta n'impamvu zo kuvunwa n'akazi kandi ahari. Azajya amfasha mabuja. Ajya gufasha. Niba mwazanye ngo azajya amfasha. Ajya gufasha, ujya uteka umenye na minyoni, ibindi byose uriya muhungu agomba kubikora. Ariko ntabwo muzankata mabuja kubera ntabwo nzashobora ibyo nabikora. Agomba kumenya jardin, akoza imodoka ya sebuja, akaza no mu byombo no kumesa. Mabuja ngo guhera umunsi ntabwo uzajya koza ibyombo no kumesa. Uriya muhungu agomba kujya akora kandi ntacyo nzamuhemba. Sebuja wamuzanye ubwo afite uko azamugenza. Uretse ubwo mabuja, uretse ubwo njye nari nzi ko ari umwazanye ngo ajya amfasha. Wishe Asashiri. Sheri mba mvuga gakeya kugira ngo n'abaturanyi ntabasakurize. Sheri tuza umva se. Sheri nyine abaturanyi mba mvuga gake kugira ngo ntabasakurize. Sheri ni wowe si ubizi ko ngukunda wenyine. Baby, nyumva. Iyo mirimo wari uvuze. Umva, nabonye aza kuriya. Sinzi icyamuzanye hano. Ahubwo se buriya ko wenda hari igihe ubu hari njye nasimbutse kandi bose wanyahari. Ntabwo urabona baganira. Baganira se? Keretse cyagiye yambwiye ngo njye kumwereka icyumba, ndumva iminsi yose bamaze bari hano. Nturabona n'umunota umwe banahagararanye. Erega mbwira se buriya urabona se nk'ubu ngoye nk'ibihumbi nka 20 ejo ukajya kugura ikanzu. Uzuye amafaranga wayamuha yanjye. Nayaguha ntubizi se? Ibihumbi 20. Nayaguha ibihumbi 20 ejo ukajya gushaka ikanzu. Kandi nzi ko ukeneye agakanzu.
ndagakeneye ni ukuri mabuja ariko ayo mafaranga ni menshi ubutse ayo yose nayagurika ubu nari n'ubwo rukennye amafaranga arahari nahita ngenda mu cyaro nkaguramo ihene oya ntabwo ari ay'ihene n'ay'ihene tuzayashaka ngiye nguze ikanzu none se uzayamara ryari icyo se ni ikibazo ntabwo ari ikibazo wowe mbwira uko bimeze niba hari ibyo wabonye niba hari ibyo wumvise ukuntu nyine wowe mbwira naho ibindi byose ni inshingano zanjye ndabikora none se uzi ko cyagiye bosi yambwiye ngo njye kumukorera gusasa icyumba cy'abashyitsi nyine muhereke icyumba nibyo bintu numvishe ni nabyo bintu nabonye kandi nawe urabizi ko wari uhari ibindi bintu ndabona nyine ariko ntabwo ntacyo kintu nigeze mbona nyine mbwira mabuja ni ukuri ntacyo pe ntacyo mbwira neza ubu ngubu mu 20 ushaka ariko nako oya mu 20 arayanze mabuja ni ukuri ayo mafaranga ndayakeneye pe ndayakeneye narayabariye nubwo ntarenze kuzayampa ariko mabuja ejo bundi oya mabuja mbwira none se ubu nakwizera ntusezerere oya mabuja ushaka kunyiruka none se ubu najya hehe ntuse musezerere mabuja urabizi ni njyewe ubutunzi iwacu mu cyaro nta hantu bafite namwe udufaranga murane two none se wansezera mama akaba hate n'abarumuna banjye ni njyewe njyenyine ubatunze ni ukuri mabuja oya none se ndi kugusaba akantu gatoya kandi kigaragara urimo urampisha hari ibintu uzi cyangwa se hari n'ibyo wabonye ariko urimo urampisha hitamo akazi kawe cyangwa se uhitemo kumbwira none se wongere izo dosiye nyine izo dosiye ejo uzazimereze ntahari ngo tuzabona n'ejo sibyo umuntu dukorana wari umpamagaye duhurira nyinjiye muri tuwarete ku buryo wifata ukabyuka mu buriri ukaza kwihengeka ngaho muri dushe nko muri gufuka utuntu tw'amabanga udashaka ko twumvikana kutitabira mu cyumba bihurira nyine nuko ninjiye muri tuwarete ahita ampamagara kandi wa mugabo we nawe mbona ntazi mfite ikihe kibazo umuntu uri kwitaba ninde uko nshaka kumenya uwo ari uwo wagiye rihengetse umeze gutya buri muntu wagira ngo uri kwiba uri kuvugana nawe ku buryo witaba telefone umaze kwisha gutyo bihurire nuko yarampamagaye nje muri tuwarete n'umukozi dukorana nawe oya sheri ntabwo nabyemera urimo kumbeshya byumva urimo urambeshya none se waje muri tuwarete ntiwajya muri tuwarete ngo uhamagare inyuma urangije kwihengeka umeze nk'umuntu uri guhengeka byari bihuriranyije yarabonye nje muri tuwarete nshaka kumenya umuntu mwavuganaga ese umuntu twavuganaga ni umukozi dukorana n'indi kumubwira ejo zambereza dokima yari ari kumbwira ukuntu agiye kubikora ariko ntabwo uri kubyemera njye nshaka ntabirenze nshaka kureba umuntu mwavuganaga ese umuntu twavuganaga ninde niba ntumwereke murebe nshaka kureba ni iyi muntu ki ujya kwitaba wihishe iyo witaba uryamye bari mu biki niyo ureba ko abantu bakagaruka ukagaruka sheri nyumva njyewe nje muri tuwarete ahita ampamagara ntiwajya muri tuwarete ujya kwihengeka nuko nari mfashe telefone ndeba isaha nsohotse nyine ahita ampamagara ari kuri tuwarete cyangwa agiye kwihengeka muri dushe ntabwo gusakuza erega mbwira uretse n'ibyo 20 n'umushahara nawongeza mabuja ukayongeza kuri uriya mushahara ukahita umana bya 20 nabyo nkabiguha bitari ku mushahara yego nyine mabuja yego urumva ejo bundi bosi yasanze ndimo mbwira uriya muhungu nari mbonye yambaye ibintu bisa nabi ndimo kumubwira turi gushwana ariko mabuja uriya muhungu aranasuzugura rega uriya muhungu arasuzugura ibaza ko ntuka ngo ndikaryama nibyo byose nyine urumva bosi ahita avuga ngo uriya muhungu nzajye mureba nirebe nzajye mureba nirebe ujye umureba wirebe gusa uriya muhungu ahuriye na papa minyonera mabuja ntuzabibwire bosi kubera yuko ngewe ntabwo nabonye bosi agira amahane arakara cyane ntabwo nshaka ngewe oya sibyo oya nta kibazo ariko uriya muhungu sinshaka ko azarya ku biryo twariyeho none se mabuja nzajya ujye umushakira ibye cyangwa umuhereze yitekere
nose nandika kuri bose njye nzaba mpari ariko ngomba kumenya ikintu papa mignone nako nta kibazo ibyo tuvuganye nzabigukorera wese sheri kamanze nkubaze umuntu guhamagaye izi saha muri iki gicuku abo umuntu w'akazi kandi kaba nijoro nuko nyine bihuriranye n'ubundi hari uturaporo ejo ushobora kuzampereza ubwo nibyo yari arimo arambwira ariko ntabirenze sheri akazi uhamagara mu gitondo ngo aguhamagara guhiza raporo izi saha nebera ku isaha ubwira risanga ubu turisanga saa 9 gute saa 9 za nijoro umuntu mukorana guhamagara saa 9 za nijoro ashe ntabirenze gusa ugira ngo hari ibirenze nshaka kureba uwo muntu aka kandi tuvugana yereka umuntu uguhamagaye saa 9 kandi nonese umuntu umpamagaye shaka njyewe kureba umuhereza hano guhamagara saa 9 za nijoro uziko ntabirenze dore wahinduye na screen lock nonese uko wahinduye wamwereje ngo murebe gute telefone ifunze kuramo gira vuba kandi nonese n'ubundi ko nta kuramo hasi wagenda kumukora nta muntu uri ntabidasobanura kuramo ntabirenze rwose kira ukamereza siko ndabaza